nsanga ni umuryango Yeah. uri connecte na Meddy noneho ntago numvaga ko umuhanzi mukuru kuriya yagira abafana noneho bakajya banavugana bakisanzurana nyine narahageze numva ndabikunze ndisanzura n'ubu ndacyarimo kandi ntago nteganya. Mbahaye ikaze mwese mudukunda kandi mukadukurikira. Uyu ni wa mwanya wacu tugarutse mu kiganiro. Mbahaye ikaze ku Ntare TV show. Uyu munsi twagira umugisha turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi. Reka tumwakire atangire atwibwira. Ikaze ku Ntare TV show. Murakoze. Watangira wibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Zitoni Christian. Yego. Aba ku mbuga nkoranyambaga banze nka Zitoni K1. Zitoni K1. Yego. Zitoni tuguhaye ikaze nanone kandi ku Ntare TV show. Zitoni wenda abatakuzi watangira nyine usa nk'uwibwira mu buryo burambuye kugira ngo wenda babashe kukumenya byisanzuye. Hariho abakuzi ku nkoranyambaga zitandukanye ariko hari n'abatakuzi. Uyu munsi bakeneye kukumenya kuko waje ku Ntare TV show. Murakoze. Yeah. Magambo make wenda ndi umuhanzi ukizamuka, nkaba ndi na storyteller reka ariko mbivuga. Yego. Nkaba nkunze kugaragara cyane mu nkoramutima za Meddy. Ndatekereza ko nawe ariho hantu wa mbere wamenyeye. Zitoni nkumenya jye nakumenye mu nkoramutima za Meddy. Benshi baranazizi cyane kuko zagiye zimenyekana mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ndashaka duhere no kuri icyo ngire icyo nkwibariza wenda kuba mu nkoramutima za Meddy ni ikintu uha akahe gaciro cyangwa se ni ikintu nyine kuri wowe wumva bigufashije iki bikumariye iki mu bundi buzima? Kuba mu nkoramutima za Meddy bye byahoze ari inzozi zanjye ko nabyumvaga mbere nkiri high school. Numva ndavuga se inkoramutima nuko biyitiriye wenda iriya ndirimbo ye, ariko nza kugirirwa ubuntu bwo kujyamo muri 2021. Yinjiramo nsanga umuryango mwiza, nsanga harimo abantu bazi nyine nsanga ni umuryango ntabwo ari groupe. Nsanga ni umuryango uri connecte na Meddy noneho ntago numvaga ko umuhanzi mukuru kuriya yagira abafana noneho bakajya banavugana bakisanzurana. Nyine narahageze numva ndabikunze ndisanzura n'ubu ndacyarimo kandi ntago nteganya kuvamo. Ntago uteganya kuvamo. Hanyuma Zitoni, abantu benshi na Meddy ejo twamubonye bivuga kuri live kuri Instagram yiwe, avuga ko nyine abantu bamubeshyaga ko bamukunda ariko nyuma ho avuriye muri secular ajya muri gospel, agaragaza ko nyine abantu bamubwiraga icyo gihe ko bamukunda yaje gusanga ari nk'uburyarya kuko nyine batakimwereka urwo rukundo. Mu yandi magambo navuga ngo nyine wenda bakundaga ibyo yakoraga icyo gihe ariko uyu munsi wa none nyine baramwanze. We mu kubivuga ko nyine yabivugaga asobanura ko nyine iyo ukunda umuntu igihe cyose yaba arimo mukomeza kubana. Ni wenda wowe sinzi ese mu nkoramutima iyo urebye ubona nyine urwo rukundo n'ubundi mwamukundaga mbere agikora secular ruracyahari muri no minsi akora gospel? Ruracyahari ku bantu bamwe na bamwe. Urumva uko icyo gihe twanganaga ntabwo ariko tukingana. Hari nicyo nyine societe niko imeze. Societe niko imeze. Hari igihe nyine iyo uhinduyemo akantu gato abantu bakuvaho, ariko mu by'ukuri hari abantu tukiri kumwe tugikomeje urwo rugendo. Hari abakunzi hari n'abafana. Hari rero hari abantu twari turi kumwe b'abafana ubu baragiye rwose ntabwo tukibana. Ariko mu by'ukuri umuryango urashikamye urakomeye, turi gukomeza kandi ntekereza ko ari ikintu cyiza. Ni ikintu cyiza cyane. Hanyuma wenda ndashaka nkubaze akantu gatoya. Uvuze ku kintu nyine cy'abakunzi n'abafana. Ubundi hariho abantu benshi wenda babifata kimwe. Abakunzi n'abafana wabidutandukanyiriza gute? Iyo ukunda umuntu niyo bigeze mu kibazo muragumana. Ntabwo wenda ndi kuvuga ku ruhande rwa Meddy ko kuba yaragiye muri gospel ni umugisha ntabwo ari ikibazo. Ariko muri entertainment y'uyu munsi abantu barashaka kubyina, barashaka indirimbo zo mu tubari. Rero Meddy we
yagiye muri gospel. Rero abakunzi ni abantu bawe bagukunda nyine, noneho abafana ni ba bantu bakunda pozisiyo urimo, reka bari ko wenda mbivuga sinzi ibyo uri gukora, ariko wagira akantu utushaho gato, ni ba bantu nyine usanga noneho bahindukiye bari no kugutuka cyangwa se bari kugusebya, ariko umukunzi ntabwo icyo kintu yagikora. ni ukuvuga ngo umukunzi muragendana no mu gihe cyose, no mu bikomeye murakomeza. urakoze cyane. Hanyuma Stony, turi hano nyine ku Ntare TV show, twakwakiriye, utubwiye ko uri umuhanzi uriho uzamuka. Ese wowe ku ruhande rwawe uririmba izihe ndirimbo? Uririmba gospel, uririmba secular? Abantu badukurikiye wenda bari kumva tuvuga secular gospel badasobanukiwe, secular ni indirimbo zino zisanzwe, izo mwumva nyine abandi bahanzi ba Bruce Melody n'abandi baririmba nk'abo ngabo. Hanyuma gospel nyine ni indirimbo tuzi, wenda reka urugero tubahereze nk'indirimbo nka Israel Mbonyi zo aririmba, n'abandi nk'abo ngabo bari muri icyo gisate cyabo baririmba indirimbo zubahisha Imana cyangwa se zivuga ku Mana. Hanyuma wowe nk'umuhanzi uyu munsi ukizamuka uririmba izihe ndirimbo? Njyewe muri secular. Uri muri secular? Ntacyo bitwaye. Umuntu buriya Stony, reka nkubwire, hariho abantu benshi nyine bajya bumva ko kuba umuririmbyi aririmba secular atakizwa. Ariko umuririmbyi ashobora kuririmba secular kandi agakizwa. Barahari, mbizi urugero rwa hafi dufashe nka King James. King James ni umuririmbyi mwiza muri secular, ariko ni umudive mwiza nanone ku rundi ruhande. Ba Knowless ni abaririmbyi barimba secular ariko ni abakristo, bafite amatorero babarizwamo, ba Tom Close. Kuba umuririmbyi uri secular ntabwo bivuga ko ari ukwiyandarika nk'ibindi nk'ibyo. Ari nacyo ntashaka kubazaho. Uyu munsi wa none tubona abantu kumva ko abo umusitari kwe ari uko agomba kwijandika mu biyobyabwenge, kwijandika mu busambanyi. Wowe ni iki nyine wabivuga, cyangwa ni akahe gashya uzanye mu ruhando nyine rwa muzika? Ntekereza ko iyo yari imyumvire ya mbere ho gato. Ubu ngubu cyane ko twabonaga nk'abantu bafite amadrede, ibisage, bakumva ko bari abantu bagomba kuba banywa ibitabi, ibiyobyabwenge se, ariko ntabwo ariko bimeze uyu munsi. Tugenda dusirimuka mu Rwanda ubu ngubu, ntabwo iyo myumvire ntabwo igihari. Ntabwo rwose abantu ntabwo tunywa ibiyobyabwenge. Nawe urambura uko nguko, ntabwo twishwe n'ibiyobyabwenge, turahari. Mu by'ukuri ni na byiza, ni ikintu cyiza cyane. Njye nkunda kwakuraje nyine urubyiruko kuririmba. Burya ntuzahishe Imana ikurimo, garagaza Imana ikurimo, ndetse n'ababishoboye bagufashe kuyagura. Ariko nyine kuba umuhanzi, kuba icyamamare ntabwo bivuga ko kwiyandarika, ntabwo bivuga kwica ubuzima bwawe. Hariho abantu benshi rero bumva ko kuba umuhanzi, kuba umuririmbyi nuko nyine agomba kunywa ibyo biyobyabwenge, nuko agomba kunywa iryo tabi cyangwa se kunywa ayo mayoga, nyine akangiza ubuzima kandi ntatekereze ejo hazaza. Ese ko hari igihe kigera nyine kuririmba bigasa n'ibirangiye, nibirangira uzaba mu buhe buzima? Abantu rero ntabwo bajya bitekerezaho cyane. So rero ari nacyo wenda ngiriye umugisha kuba turi kumwe munsi, ndabikubwiye n'abadukurikiye babyumvireho. Kuririmba ntabwo ari ukwiyandarika, sibyo? Hanyuma Stony, wenda naho bihuriye n'ibiyobyabwenge, kuririmba usinyibutsa ukuntu abantu bajajinga, wenda biri gucika. Urabona iyo ufite dread ugenda mu muhanda uba ugaragara nk'ikirara, ariko iyo ufite dread, nyine ufite dread, ufite imodoka utwaye, ufite kwa kundi dushyira akaboko ku idirishya sinzi mubibona, uriya muntu aba ari umusirimu. Kubera iki? Sosiyete nyine irajajinga. Njye naje gusanga impamvu kenshi wenda abantu bajajinga, ugendeye nyine ku myumvire y'Abanyarwanda, karagiteri z'Abanyarwanda, umuco nyarwanda, nyine ntabwo bumvaga ko umuhungu ashobora gusuka, ntabwo bumvaga ko umuhungu ashobora gushyiraho amadrede nk'uko nguko, nyine bumvaga ari ibintu nyine byacitse. Ibyo nibyo mu bazungu, ntabwo ari iby'inaha. Noneho biza no kugira ikibazo, ari nacyo kenshi usanga nyine bakuru bacu mvuga ari cyo bagenda bicaho cyane. Ugasanga umuntu ashyizeho dread, arangije niwe ufatiwe muri bya byuho, aranywa urumogi, aranywa izo nzoga, niwe waraye mu tubari, niwe bafashe barwana. Umubyeyi wabibona akahita yumva ngo kuba umuntu nyine ashyiraho imisatsi ni igisobanuro cy'uko nyine
ameze nk'abariya barunaka. Ntekereza ko mu bantu bose harimo abantu bose. N'ubundi n'umuntu ufite igipara uzamubona yakubise undi icupa mu kabari, gusa we ntago nyine bihita bigaragara cyane nka wa muntu ufite dread, kuko uriya muntu ufite dread hari iyindi shusho bamufashemo. Ariko mu bantu bose ntekereza ko harimo abantu bose. Ntago twagiye dukunda kubona comment za cyane ku baraperi. Abaraperi ngo banywa ibitabi, bari abantu bashyiraho dread basa nabi, ariko mu bantu baririmba bisanzwe bahogoza se cyangwa nabo bakoresha ibyo barimo. Ntabwo ari bose ariko barimo. Okay. Hanyuma Zitoni, wenda turagira ngo utubwire mu bijyanye we n'imiririmbire yawe, ni iyihe njyana wisanzemo, ni iyihe njyana uririmba? Njye nkora hip hop. Ukora hip hop. Ese wamenye ryari ko uri umuririmbyi? Namenye hari campaign yigeze kuba muri quartier twari dutuyemo, ariko ntabwo ari muri Kigali, mu rugo bwite ni Rwamagana. Yego. Hari umushinga wigeze kuza byageze kongerejwe witwaga Uyisenga n'Imanzi. Uyisenga n'Imanzi. Yego. Baradutumiye nyine aravuga ati abana bafite impano mwaza mukiyerekana. Nzi ukuntu nabitekerejeho nijoro numva izo publicité byacitse, ndavuga ariko kaniyaminiye nandika akantu ndebe, kuko twari kugenda tugakora performance bakadufata, abatsinze bakabafata kandi bakareka, kuko habagamo studio muri uwo mushinga. Ko ndagenda akantu naraye nanditse ako kanya rwose iryo joro sinanabyitaho. Bigeze mfata agapapuro turagenda, twari benshi cyane, njya imbere ndaririmba ndanitahira. None icyo gihe nta telefone nagiraga n'abaye ya mama. Rero nyine baza kumuhamagara aravuga ati umwana wawe turamushaka gutya na gutya, twabonye ko yagerageza. Byari 2014, numva ni kera, nkiri n'umwana deja nigaga senior 1. Nigaga senior 1 icyo gihe. Nuko nyine bamfashe, tukora icyo gihe. Nibuka ko nakoze n'indirimbo mo eshatu nyine bazinyuzaga kuri radio Sarusi, ngira ngo icyo gihe habagamo aba promoters bakazijyana kuri radio Sarusi, zinanyuraho pe tukajya tuzumva, ariko nyine birangiriraho, nta YouTube yabagaho, nta ki. Ubu sinanazibona rwose. Ubu ntiwazibona. Ariko buriya icyambere ni uko umuntu nyine aba amaze kumenya ikimurimo. Iyo umuntu afite impano nyine ibintu bikomeza bigakora kandi bigakura, kuko iyo ukoresha nyine niko kugenda ikura, ikaba yagera naho nyine yakubyara umusaruro. Uyu munsi none twajya tubona abahanzi batandukanye nka ba Jay Polly baririmba hip hop, ba Ama-G The Black, twavuga ngo ni n'abantu bakuru cyane muri hip hop, ndetse icyo gihe bari abasitari cyane bavugwa. Icyo gihe kumva itsinda Tuff Gang bitandukanye na entertainment y'uyu munsi. Zitoni, uyu munsi none abantu benshi cyangwa se abahanzi, reka mvuge mu gisate cy'abahanzi ko nacyo nawe ubarizwamo, abantu benshi urabona ko barimo barakora muzika, ariko nyine ubona nta rukundo rwa muzika, ahubwo barishakiramo amafaranga. Ese wowe byibura nk'umuhanzi nyine urabibona gute? Ni akahe gashya uzanye? Ntekereza ko ubu ngubu n'isi yarahindutse. Kiriya gihe nk'umuntu ashobora kuva hano akajya kuririmba nka kure nko mu ntara kubera vibe z'abafana, ariko ubu ngubu aguca amafaranga. Kandi n'icyo gihe yego mwaramvikanaga amafaranga, ariko ntabwo ari cyo kintu yabaga afokasinzeho cyane. Ariko ubu ngubu ni business nyine, business, umuziki ni business, wagutunga. Urumva nimba umuntu afata umwanya akajya akishyura ishuri akajya kwiga ku Nyundo, agasohoka hano hanze
agashora mu muziki Mm. bivuze ko nyine ari akazi nk'akandi. Yeah. Yeah. Ni akazi nk'akandi birumvikana kandi byanahemba koko bijyanabeshaho n'abantu ko turanabibona benshi hari abo bibeshejeho ariko nanone nicyo wenda umuntu ari kwibaza gukora ikintu tukagikora kubw'amafaranga gusa kuko na business isanzwe kuyijyamo ugamije amafaranga nyine hari aho igera iyo utakibona amafaranga nk'uko wabitekerezaga nyine bigutera kubivamo ukabivamo ukazima cyangwa se na business ikazima ariko iyo ugiyemo ufite urukundo rw'icyo kintu ugiyemo niba ari business ugiyemo nuba ariko kuririmba ukabikorana nyine ubikunze na cyagiye bitari kubyara umusaruro urakomeza ugapushinga kubera ko ufite urukundo rwabyo. Wowe nyine nk'umuhanzi ukizamuka urumva afite byinshi bisaba ni byinshi ukeneye kugira ngo uzamuke byibura ugere kuri iyo level uvuga ngo nanjye ndi kwinjiza ese igihe uzabona nyine bitari kuguha umusaruro nk'uko wari ubyiteze ntabwo uzabivamo? Kamwe mu gihe maze igihe nubwo wenda sometime nagiye ncika intege nkanga ariko urumva mfite urwo rukundo rero nyine ntekereza ko niyo mpamvu nyine uzasanga abajene b'iyi minsi uzumva ngo yagize depression yazimye wamubuze burundu nyine no kubera ko agera hano abantu bagatangira kumuha comment zitandukanye imbi inziza arabizi sosiyete y'uyu munsi iravuga tu noneho n'imbuga zabaye nyinshi iyo wana bakujyo bakakuvuga mpaka rero iyo udafite urwo rukundo rw'ibyo bintu wowe bigukora ku mutima nyine kuko nta rukundo cyangwa se niyo ndirimbo koko bari no kuvuga wasohoye itari nziza none ntiwanayiyandikiye bikagukoraho cyane ugasanga uratakaye nyine urabiretse. Uyu munsi turiho turakorana nyine nk'umutumirwa ntabwo wenda twinjiye mu bijyanye na kariyeri yawe cyane turarikiye n'abantu kuzakurikira part 2 aho uzaza nyine ukora kuri kariyeri uturirimbira abantu kugira bumve n'ibihangano byawe. Hanyuma Zitoni reka wenda tugushimire turiho tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tunarekera abantu kuzakurikira part 2 aho Zitoni azabaje nk'umuhanzi akabereka icyihishe muri we. Uyu munsi none twashatse tuganire wenda kuri Zitoni munamumenye naza no kugira indi show abaha muzabe muzi neza uje kubaha show. Tugushimire cyane ariko mu by'ukuri wenda hano tujya tugira umwihariko wacu wo ku Ntare TV show. Gira ubutumwa byibura ugenera urubyiruko turi urubyiruko uyu munsi none tubona urubyiruko ruriho rwangirika so rero gira ubutumwa ugenera urubyiruko kumwihariko nyine wa Intare TV show. Nanjye ndi urubyiruko ndacyakura mu by'ukuri urubyiruko ubuzima buratugoye imirimo ntayo ariko mu by'ukuri igisubizo ntabwo ari biriya biyobyabwenge ntabwo ari ukunywa inzoga nyinshi ntabwo igisubizo ari kwirwa mu buraya. Rero urubyiruko bagenzi banjye abagira inama aho ngeze ibyo bintu nagiye mbitoroka kenshi pe bagira ibigare ibyo bintu babinywa ariko njya nibuka ijambo papa yigeze kumbwira yarambwira ati nimba wumva ushaka kunywa itabi nzagenda urinywa noneho uzaza umbwira ati ni ikihe kintu wumvishemo kiryoshye urumva buriya mu kanwa k'umuntu ikintu cyose unyweye cyangwa se uriye wumva uburyohe runaka ugakomeza ukamira ejo ukongera ariko arambwira ati numva umuryoho urimo uzakomeze nakubwira iki. Rero akenshi nagiye mpura n'ibyo bigare umva muri sosiyete ibyo ntabwo bibura ubwira ati gira gutya utazaba imbwa ariko wowe iyo witekerejeho se wumva biriya bintu abantu bahora bavuga ngo ni bibi abantu bahora bavuga ngo ni bibi ukabona ubuhamya bwinshi ngo byaranyangije ese wowe urinde wo kubyishora ushaka kwishora mu rupfu iyo ushaka kujya muri gereza abajene akazi yego karabuze imirimo iragoranye ariko duhaguruke dushaka ibintu byaduteza imbere ntabwo akazi kazagusanga mu rugo uryamye ntabwo akazi kazagusanga waraye mu kabari nyine tuve mu bigare bibi by'ukuri urubyiruko tuve mu bigare bibi
umusaza akunda kuduha ingero nziza, tugende twumve ibiganiro bye, twumve ubutumwa burimo, twiteze imbere nk'abanyarwanda. Murakoze. Urakoze cyane no kuduhereza ubutumwa bwiza nk'ubwo ngubwo. Urubyiruko bavandimwe, murabyumva, nyamuneka mugerageze mugarukire aho ngaho. Nk'uko zitanabivuze, ntabwo imirimo izagusanga mu buriri iwanyu uryamye, ntabwo imirimo izagusanga nyine wibereye mu mafilime n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni uguhaguruka, nta mukino wageraho utavunitse. So rero mureke kwishora mu biyobyabwenge, basi mugerageze no kuzirikana, mutekereze ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza. So Imana ibamugisha rero, mwese mudukunda kandi mugakomeza kutwereka ko mudukurikira umunsi ku wundi, turabashimiye. Reka tuzasubire ubutaha, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Murakoze cyane.